gusoma kubara, araza gusoma ibice 14 murongo wa 8 kugeza ku 9. Bonifasi araza gusoma Matayo 8:13 kugira ngo dukoreshe igihe neza. Ngiye gusoma Abaheburayo 10:38, Abaheburayo 10:38. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Amen. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Imana idufashe cyane. Nari ngendereye aha ruvuga ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kugira gute? No kwizera. Soma Sosten. Kubara 14:8 kugeza ku 9. Hanyuma Bonifasi asome Matayo 8:13. Awusome wonyine uwo murongo. Niba Uwiteka atwishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Mani y'umugisha. Amen. Yesu abwira uwo mutwara ati, nuko genda bikubera uko wizeye, umugaragu we akira uwo mwanya. Amen. Amen. Hanyuma twatangiye ejo ndimo ndasobanura, turimo turiga ijambo rivuga ngo imibereho y'abakiranutsi, imibereho y'umukiranutsi, uburyo umukiranutsi abaho. Hanyuma twavuze umukiranutsi ninde mu ijambo rikomeye ririmo rikuru. Twavuze ko umukiranutsi muri isezerano ryacu rishya, umukiranutsi n'umuntu wabyawe ubwa kabiri akabyarwa n'umwuka, n'umuntu wahinduye identite, n'umuntu wabaga kwa Satani akaba ari kwa Mana uyu munsi. Uwo muntu hanyuma kandi yamaze kuvuka agenda akura. Hanyuma irindi jambo nababwiye, umukiranutsi afite irindi zina ryitwa aba ari umwana w'Imana. Hanyuma rero uyu munsi niba uri umwana w'Imana, ugombye kubaho mu buzima ku buryo imibereho yawe igaragara nk'iy'umwana w'Imana. Hanyuma ukaba uri umukiranutsi ubiheshejwe nuko wabyawe n'Imana bwa kabiri. Haleluya. Haleluya. Hanyuma narababwiye abantu twatangiranye ejo, narababwiye ngo umurimo w'ingenzi w'umukiranutsi, umurimo we nkuko umwigisha umurimo wari ukwigisha, nkuko umucuruzi umurimo wari ugucuruza, umurimo w'umukiranutsi akaza akora kuva mu gitondo kugeza nijoro amasaha 24. Akazi k'umukiranutsi no gukiranuka. Amen. Ako niko ukiranuka niwe, niyo jambo twasoma. Hanyuma mbabwira ibintu byinshi tuzavuga bivuga ku ijambo iyo Imana iri bukubareho gukiranuka. Hari ibintu byinshi dusabwa. Narababwiye ko gukiranuka si ikintu kimwe ukora ngo ikindi ukirengagize, ahubwo ni byinshi usabwa biba mu bushake bw'Imana. Imana isaba ko byose ubishira mu bikorwa ushobojwe n'imbaraga zayo. Haleluya. Nababwiye ngo gukiranuka muri Bibiliya, icyo bise gukiranuka muri Bibiliya, nababwiye ikintu cya mbere. Narababwiye ngo iyo abantu bizeye Imana bakayizera, Imana ibabaraho gukiranuka batakoze ikindi kintu, ariko bakoze ikintu bita kwizera. Nzababwira n'ibindi Imana idusaba atari ukwizera gusa. Kugeza kwa 5 nzababwira n'ibindi. Imibereho y'umukiranutsi niyo ndimo ndababwira. Ariko mu kintu gikomeye cya mbere, iyo ari hano mu isoko, iyo ari hano mu mujyi, iyo yagiye mu rugendo, mu mibereho ya buri munsi, mu bibazo, mu ntambara, mu ngorane, yazamutse imisozi yamanutse indi, yari atariye, yahaza atahaze, yambaye cyangwa yambaye atambaye, imibereho yiwe imbere ya Satani n'imbere y'abamubona n'imbere y'Imana ahorana umutima ushira Imana hejuru ya byose. Ahorana umutima uhora utumbagiza Imana, uyemera ku buryo n'Imana
imureba aho agenda akavuga ngo uriya muhungu uriya mukobwa iteka ryose aranyiringiye, ninjye yabonye uruta byose. Hanyuma rero nta kintu na kimwe ashobora kugereranya n'imbaraga z'Imana. Ikintu cyose aguyemo kimutunguye cyangwa kitamutunguye, ikintu cyose nta giha agaciro kuruta Imana, ahubwo Imana yiha agaciro kuruta ikibazo. Hanyuma kandi n'imbaraga z'ikibazo ntabwo aziremereza kuruta Imana, ahubwo Imana abona ifite imbaraga kuruta ikibazo. Iyo rero niyo mibereho. Hanyuma kandi akemera cyane, akizera cyane icyo Imana ivuze ko ibimubwiye izagira gute, izagikora. Aho rero niho abantu abakiranutsi batandukanira n'abantu batari Imana. Ariko umukiranutsi wabyawe wabaye mu rugo, uba mu rugo rw'Imana. Nababwiye nabaha urugero, nababwira ngo akana ubyaye ko mu rugo kagakobwa kawe gahungu kawe, uriya muhungu wawe yizera papa, yemera papa, akamwemera. Niyo papa yaba adafite amafaranga menshi, ariko iyo umukorera ibintu bimwe na bimwe arakwemera, akakugirira icyizere. Uko niko bakiranutse mu rugo rw'Imana bameze nk'abana mu rugo rw'Imana, bagiriye se icyizere cyane, bemera se ariwe data wa twese cyane, ku buryo imiyaga n'ibihuha n'amajwi y'abadayimoni n'ayandi majwi n'ibicanege batabiha agaciro. Bavuga ngo nimusakuze, ntabwo mushakuje none, ariko Imana ifite imbaraga ziruta imbaraga z'amajwi ndi kumva. Nshatse kubabwira iki rero? Ndimo nababwira iki? Ndimo nashaka kugira ngo mbayishurire ubuzima bw'umukiranutsi n'uburyo umukiranutsi abaho. Mbabwire ibanga riremereye rituma Satani atera abantu ubwoba. Mbabwire ikintu gituma abantu bagwa mu byaha mu buryo butandukanye, abantu bakishira mu kagozi, abantu bakishira mu buzima bubabaje kubera ko batakarije Imana icyizere. Ariko ndimo ndababwira ngo Imana mukomeze muyigirire icyizere, niyo kwizerwa. Abantu nigishije kuva ku cyumweru narababwiye ngo mfite ubutumwa, mfite gahunda yo kuba umuvugizi wa Yesu. Muranyumva? No kugira ngo abantu twongere duhishure imbaraga z'Imana, ariko kandi tunahishure yuko Satani nubwo ari gusakuriza abantu, nubwo isi isakurije abantu, mbabwire ko atazatsinda, ahubwo yaratsinzwe. Ahubwo Yesu yaratsinze. Imibereho y'umukiranutsi, haleluya, ndifuza ko Imana idushoboza kuviva ubuzima tukizera Imana. Abantu benshi bari mu buzima bari mu buzima ngaho Imana yabashyizeho akamenyetso kubera uburyo babana nayo, kubera uburyo batayumva kandi babaririrwa mu rugo rwayo. Kandi imibereho yabo bagasa nkaho ari abanzi bayo. Munyumve neza, bagasa nkaho ari abanzi bayo kubera imyanzuro bafata bari mu rugo rw'Imana, no kubera ibintu bakora bari mu rugo rw'Imana. Imana ikababazwa n'uburyo ibabwira ngo nshobora byose, wowe ukayigenera ibyo ishoboye n'ibindi idashoboye. Wowe ukayigenera ibyo ishoboye n'ibindi itagize gute. Example, reka mbahe urugero. Murahari? Iyo Imana ikubwiye ngo Jean Paul cyangwa ikubwira ngo Cyprien, ndi Uwiteka Imana yawe, nzagukorera ubukwe. Nicyo gise kiza kibangutse, mundebe mwese. Murahari? Ikakubwira ngo Dafani mwana wanjye, cyangwa Jean Paul mwana wanjye,
nzaguha iduka, nzakuzamura, nzagushira hejuru. Uri sike ari Imana ibivuze. Mwumve ukuntu abantu biteranya n'Imana, mwumve n'uburyo abantu bashaka kubaho mu buzima butuka Imana, mu buzima busa no gutuka umwuka wera. Aha, Charlotte mwana wanje, nzagukorera ubukwe. Ako kanya ugahita wowe ako kanya fiance agahitaza, yamara kuza ako kanya ntiwizere ko kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma Imana yamaze kubivuga. Kandi iyo Imana ivuze ikintu bingana nuko kibayeho. Haleluya. Wowe ako kanya ntutekereze amaboko y'Imana, ntutekereze imbaraga z'Imana zishobora gukoresha uyu, zakoresha uriya, zakoresha uriya, kuko ibyaremwe byose ibifite mu maboko kandi yabitegeka bikemera, yabikoresha bikemera, kuko ifite izo mbaraga. Ako kanya wowe ugahita utekereza gufata ideni kugira ngo ubukwe buzabe. Warebye mugenzi wawe mu maso, murebe ngo ideni wararifashe wowe. Nubona nyuma y'ubukwe Imana ikiye, nyuma y'ubukwe Imana irimo kureba urwana n'ideni. Nyuma y'ubukwe ikakureba urwana n'ubukwe, iravuga ngo ariko buriya Cyprien yarandebye abona kugira ngo mutabare nakoresha ideni. Muri kwiga ijambo ry'Imana, murimo muri ijambo ry'Imana. Imana igarukira he? Itangirira he? Igarukira he? Munyumve neza. Iyi Imana ikubwiye nabonye ababanki hano ni muntera amabuye bari imbere yanjye barimo barakanura cyane. Babwira iyi Imana ikubwiye ngo nzaguha inzu, nzagira gute? Muri gutekereza ko Imana yakwifashisha ikindi kintu kugira ngo wowe uzubake? Muri mu buzima namwe ubwanyu mutuyemo, mubayemo bungana nuko mutagiriye Imana icyizere. Mfite umwana w'umuhungu arimo aransaba icyo mfite, arimo aransaba umugati, arimo aransaba minervare, arimo aransaba ikabutura, arimo aransaba ishati. Ndabifite papa we Jean Paul, ndabifite. Kandi Imana dusenga, haleluya, Imana dusenga iruta imbaraga njyewe. Ni Imana ishobora bingahe? Ni Imana yakora imbere ikaguha, yakora inyuma yayo ikaguha. Bibiliya iravuga ngo igirambura igipfunsi cyayo igahaza kwifuza. Ndagaruka nisegure ababankiye bataza kunkubita. Ndisegura muhumure, ndabivuga neza kandi Imana yabishyize ku mutima wanjye neza. Ubikoze bitaguteye stress, ntacyo byari bitwaye, kuko amadeni n'amakredi aratandukanye, ari mu buryo bwinshi butandukanye, singiye kuburondora. Ariko icyo nshatse kukubwira ngo niba ari Imana yavuze iki kintu, mbere na mbere ntabwo utekereza ideni, siyo mahitamo ya mbere utekereza, ahubwo amahitamo ya mbere utekereza ni ugupfukama ukayisobanuza ngo bizagenda bite.
ishobora kutabivuga, ishobora kutabisobanura, biremera nk'uko itasobanuriye Aburahamu ngo jyana Isaka, biragenda bite? Aravuga ngo sawa, nubwo usabye Isaka, nubwo umusabye, ariko nzi ko hari icyo wamuvuzeho. Hahita hakora ukwizera kurema. Aramubwira ngo nubwo Uwiteka umusabye ndamujyanye. Mu Baheburayo haravuga ngo yizeye Imana kwibasha kuzura n'abapfuye. Uramusabye ndamuguha, ariko si uwusabye ntabwo uzi ko wamumbwiye ko ari uzabyara andi mahanga. None aka kanya uramusabye, ariko kubera ko wamuvuze, kubera ko Imana yavuze inzu, wowe ikintu ukora ugira kwizera. Haleluya, 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 haleluya. Niho rero umugabo bimuhandira no kwizera, avuga ngo no, ntabwo ndabona abagabo, ndagusaba umwana umwe rukumbi kinege ukamutanga. Hambwira none se narakuze Aburahamu, narakuze, ntabwo ngikira ya mikino ya Sara na Hagari njya kubyara Abayishimayeli. Narakuze maze kugira maturite, urugendo tugendanye namaze kumenya ngo uri Imana, uriwe, ndakuzi, narakumenye, narakuzi, ndakuzi, nuvuga byose uvugira mu mabanga, ariko kwizera kwanjye kuraza kurema. Arazuka, amujyana Moriya, afata icyuma yenda kukimutikura. Imana iramubwira ngo rekeraho, Imana imenye kuyubaha. Amugarurirwa nk'uzutse, abona Isaka we. Aha Imana yakubwiye kuzakugeza, n'ahantu Imana yakubwiye ko izaba. Ndagira ngo mwige ijambo ry'Imana, mwirinde ibintu byose bituma murara mudasinzira, mugirire Imana icyizere. Uyu mujyi urabagoye, aya maseta muba marabagoye, ahantu muri mu mabiro muragowe. Imana nivuga inyama, niba utarazirya wirira dodo. Si twese ubwo, ndavuga ku bantu babwiye amasezerano ko ngo bazarya inyama n'umuceri bakawuhaga. Bijya bibaho ngo hari abantu Imana yabwiye gutyo. Ariko igihe cyose uzawurya uzaba ukitwa umuceri. Iyo nzu izaba ari inzu icyo gihe, niyo modoka izaba ari imodoka. Biragusaba iki rero? Biragusaba gukoresha kwizera. Imana ukavuga ngo mbe, iyi Mana ndayizeye. Amen, amen. Murahari se buri? Hari umushuti wanjye twakuranye, murahari? Mbaganirize. Turi abajene twese, twari turi muri gahunda turi mu masengesho, twayoboraga urubyiruko. Ni kera, ni nko muri 2003, 2004, mbere y'ubukwe. Imana iratubwira twembiye, imuganiriza, numva nari mpari. Iramubwira ngo nguhaye inzu. Umujene pe urangije secondaire. Njye Imana irambwira ngo nguhaye inkoni. Wibaze ugira dutandukanije nyine, imugize nyine umuntu ugiye kuzazamuka no mu mazu gutyo. Njyewe nyine ngize wa hano nyine. Wirebere nawe. Hashize umwaka agira ama confusion y'ijwi ry'Imana. Ashugurika inzu agendeye ku ijwi ng'Imana yamubwiye iki inzu. Ndabifuriza ko Imana izamura kwizera kwanyu. Hago mushobora kuba muri uyu mujyi, kandi nabasezeranije ko nzabigisha kwizera. Igihe mbigisha gusenga, nabasezeranije ko nzabigisha kwizera. Mwebwe muri hano mwese, ntimushobora kuba muri uyu mujyi mutabeshejweho no kwizera.
keretse niba mutari abana b'Imana ubwo muzabeshweho n'ibindi, ariko niba muri abana b'Imana mugomba kubeshwaho no kwizera. Ibi abantu bakatakata, ukagira guta, ugashugurika, ukagira gute, kugeza ubwo uzarwara umutima tukajya kugushingura. Mutuze, Imana muyigirire icyizere. Nibwo butumwa mbazaniye. Umukiranutsi abeshwaho no kugira gute, no kwizera. Araza hari ni hano muri Gasabo, araza inzu rero arayitangira, yayubatse 2 jours.